ibi bintu bimbayeho nzamenya mbyakira gute? Ubu navuye mu rugo mama amubwira ati ngiye mu kazi ansengera cyane ampereza impanuro nyinshi, none dore nagiye ndi umwe tugarutse turi ubu se koko ntabwo nzi ukuntu ndabigenza pe, nagiye ambwiye ngo nzagaruke ndi umwe none ngarutse turi babiri, sinzi nimba tutari na batatu kuko wabona ari n'impanga. Ubu se koko ku kazi baranyirukanye, amafaranga nagiye mwemereye sinyamuhaye, ideni yafashe kugira ngo mbone itike sindyishyuye, ubu se ubu noneho wa musaza duturanye nawe nari muri mideni, abana twiganye, ese mana yanjye nyiribyondo ngiye ntamwishyuye ku kazi birangiye banyirukanye, ubu se uriya muhungu we twakundanaga ubu aramfashe iki ko? Ubu se koko uriya rugo rwo ndarwinjiramo ubu ndaca hehe kuko wa mwana we, wa mwana ubundi wajyaga munyuze he, wajyaga munyuze he? Ariko nta kundi bya ikibazo irakirigata, se nanone uriya mukecuru amahane yiwe ndamukira koko, noneho naba na mukecuru umusaza se we ndamukira ariko se ubu se byo byose nabishyizemo koko, noneho reba uruntu mba nyuyemo imyenda, ubu koko ibi bintu bizavamo mwa bantu? Ntabwo mbizi pe, sinzi ukuntu ndabigenza, ariko ubu se basi ka kabiswi ko karacyarimo nari namuzaniye. Reka nze ngeze ku marembo nze tuvugane narebe. Ngaho data noneho uyu se noneho nawe aje gusabiriza. I Kigali hari abantu basabiriza gutya gahinda, mbega ngo ababyeyi ngo turagendesha turabona, koko ni wowe mana we, ababyeyi koko twaruha, ubu koko nk'ibi bintu wabikoreye iki koko? None se wahuye n'ikihe kibazo? Mbabarira umbwize ukuri, waratuvugishaga tukumva ko umeze neza, none n'ubu buzima wari ubayemo? Ubu se mama ndahera hehe mbikubwira koko? None se byagenze gute, wabaye iki? Basi mu mwanya wicare tuganire. Nareba ndi kukumva mwana wanjye. Mbwira uko byagenze. Ndi kukumva. Nkiri mu kazi nahuye n'umusore turakundana, ubundi rimwe aza kunsaba kujya kumusura iwe, ndagenda ngeze ahita amfata ku ngufu, none ejo bundi naripimye nsanga ndatwite. Uvuze ngo nguki? Ngo uratwite? Ndatwite ni ukuri. Oya nizere ko uri kwikinira. Oya ndatwite. Oya nizere yuko uri kwikinira. Maze kugira amezi 3. Ngo amezi angahe? Amezi 3. Umva iryo jambo risubiza ahantu rikuye, kuko so ntago waza kumukira. Mama nukuri mbabaye no ku kazi banyu. Oya sinshaka kubyumva, oya sinshaka kubyumva. Yawe ibyo nibyo wambwiye ngo ugiye mu kazi niko abakobwa b'iki gihe mwabaye gute? Oya ibyo ngibyo rwose njye ntago nta mbabazi naguha, uhamagare so ubimubwire ibyo umwana byihorera. Umva nkubwize ukuri, ugenda umva ntago bindeba usanga umuntu wayiguteye, ntago wanyinjirira mu rugo yewe uyoboye ubuzima mbayemo. Umva reka nkubwire, reka naho naringiye nisubirireyo kuko wanyumvishe nk'umubyeyi. Oya kukumva ni kimwe, uri kumva ibyo bintu njye ntabwo siko nabimubwira. Mama basi noye umuntu wenyine wabasha kungerera kuri papa ukamubwira. Oya nawe umwivugishirize n'iso uramenye njye ntabwo mbirimo rwose. Ibintu bisubiza ahantu bikuye uze kubibwira papa wawe pe, njye ntabwo nabishobora. Ubwo mama basi wambabariye ukamubwira. Oya ntabwo nshobora kumubwira. Umva mukobwa ndakubyarutse ukuntu wanduhije, uzi igise cyawe ariko ntaribi nawe umbwiye ko ngo iki n'undi byamubaho. Oya njyewe nakohereje mu kazi, ntabwo nigeze nkubwira kujya gusura abasore, icyo ukuyemo nyine nicyo yihanganire urugwishigisha yararusoma. Reka nisubirire no mu rugo, ibyo ngibyo byimenyere. Bye. Ubu se kuko Claude ndamuhamagara kuko mwana yanjye, ubu se ubushize ko namuhamagaye nanjye ukaba bwaranyitaba. Kamuhamagare ndebe amatushe nayo yanze gukora. Ndumva iciyemo hari ubusa arayifata. Alo
ko iki gikobwa nacyo kimaze kunzengereza kabisa. Reba igihe nahereye mubwira ntazongeye kumpamagara, nze mufate mushitinge byataha, ariko nk'iki gikobwa igihe nakimubujije kumpamagara kirambaza iki koko, nze nkushitingire umukobwa alo kabiri kangahe nkubuza kumpamagara ubundi wowe. Buri wagiye ureka guhita uvuga nabi umuntu ataranakubwira ikibazo afite. Ubu se kankubwire kankwibutse. Ubu se ubwo ndabihera hehe? Gusa nawe uri umuntu mukuru wahita wumva icyo umuntu ashatse kuvuga. Sheri se ni ibiki? Nasi nawe ubwawe udashoboye kumbwira njye ndabirota ndabyerekwa biragenda bite? Ntabwo gira vumbwire mba nifitiye gahunda nyinshi kuba muri Kigali ntabwo byoroshye. Winyihakana pe. Uribuka ibintu twakoze, narakubwiye ngo dukoreshe agakingirizo urabyanga. None byarangiye unteye inda. Nanze kubikubwira ko yanaguhamagaye ntumfate. Message ngiye kwandika nsanga nta message mfiteho. None nafashe umwanzuro wo kujya mu rugo, mama nawe aranyirukanye. Anyirukanye nkiri ku marembo ntaraninjira mu nzu. Ubu rero gahunda isigaye ni ukuza iwawe. Ahubwo mbwira urahari cyangwa urufunguzo warusize? Igenda se kandi uzanyemo byo ni ibiki? Ariko abakobwa b'i Kigali namwe mumaze kuza kurengwa ahari. Ubu unyuze kuri Korode, unyuze kuri Jacques, unyuze kuri nde, uraje ngo nigiye Ibura guteye inda. Ariko umva genda rero mwana umuntu aguteye inda wabura uyishyiraho. Nabona ibyo kuza mu rugo byo unabyibagirwe koko ubu ngubu nisubire mu ntara kabisa. Kigali se Kigali ntago nayibamo. None ngo naguteye n'inda ntago ari njyewe mwana. Shaka uriya muhungu nakumenye uziranye n'abandi bahungu. Hanyuma umwana adapishika ari uwanjye. Nambwe ibyara mwaragendereye ntacyo ndi imbwa wanyise imbwa. Mbere yuko dushwana genda ubwira uwabiguteye aba ari uyirera uyingereka yenda ntateye. Siko bimeze. Ubuzi ngiye ngira inzu i Kigali. Ego sha umva nani bagenda kubikubwira njye ntabikubwiye ariko umenye ko nyine ngubu nimanukiye kabisa ibyo by'inzu byo byibagirwe ahubwo ugenda upfukama imbere y'iwanyu basaba imbabazi nayo ibindi by'uri kuzana by'inzu. Umva mu nzu naga mumenya hari nimukiye mu mukecuru hari ugende aba ari utera impuha. Ubu se koko nakwise imbwa nahise nkubuze ko kumana yanjye ndabigenza. Ubu se mama ndamusubira imbere yanafunze koko. Ariko n'ibyanga ndaniyahura ko ntabwo mu buzima ntabuvamo. Ariko nanone mama Korodina ubu se Korodina we yaraje ra? Reka nze njyewe rero hano ni umubyeyi wenda aragira icyo amfasha. Korodina se yara yanayigize reka umunyamujyi sinabyibuka neza. Ubundi se buriya si we arakaye baragira icyo amfasha. Ariko mana nyagasani Imana ifashe ngere mu rugo amahoro. Ibintu nahuriye nabyo mu muhanda singira undi. Mana nyagasani ndumva mfite umushiha urenda kunyica. Ndamutse mpuye n'umuntu akambwira ibintu bya sababu manza twakubitana pe. Mama suru yawe byacangiye muri rompuwe nkanjye byagenze bite? Muko byagenze bite? Use byacanze noneho nuho he mbema ko wicaye ku gipangu cy'abandi byakugendekeye bite? Korodine ni wowe? Yesu we ni wowe se? Njyewe byakugendekeye ute? mama Korodine nshaka kumfasha. Iki gikapu se kivuye he? Iyi ni imyenda yanjye. Imyenda? Harimo imyenda yanjye. Hatuzi kuzaza muri Ravana ntuzanye iki gikapu. Umukobwa wa mama Korodine uzi wicaye ku gipangu cy'abandi wareretse kujya iwanyu mama wawe ntawe uriyo? Mama yangendaga kunyica. Arakwicira iki se? Nagiye mu kazi none banteye inda nagarutse ahita anyirukana. Ubu sinigeze naninjira mu rugo. Yego rero naje kwiyicarira hano basi ngo ndebe ko nabona umuntu umfasha akancumbikira. Aragucumbikira ko wanyu muri aba bosi ko mubamo makaro. Aragucumbikira wagenda iwanyu akasibwa mama wawe byamubaho urabeshya sha. Nukubeshya genda iwanyu mufite amagato menshi araguha icyuma. Ese uramera nka bariya babahirigira? Sumiuzi mama nyine nawe uramuza amana agira yanyirukanye rero. Uri kutwumva umwana w'umukire ntabwo apfa nk'umukene. Weho biroroshye rero njyewe ahantu mba urahazi sinkubura mba mu bitaka. Weho wamenye mu makaro reba n'inzara warazisize. Umva igendere wisangire mama wawe. Makorodine koko wanyumvishe ko ari wowe muntu wari usigaye wenyine. Ariko ndakumva gusumba mama wawe. Wagenda mama wawe akagufasha uraba mu byondo waramenye amakaro. Nungwaza umutwe ibyo nahuye nabyo birahagije.